Yesu ashimwe, nshuti bakundwa bene data, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, dushima Imana ko ikomeje kuturinda kandi namwe ubwanyu tubashimira ubwitange bwanyu, umwanya mufata kugira ngo twumvane ijambo ry'Imana ku ijambo ribohora TV. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibaho umugisha utagabanyije. No kuri ntago nabona uko mbivuga, njyewe biba byandenze uburyo muduha umwanya wanyu, mugafata umwanya mukajya imbere ya kamera, mugafata amatelefone yanyu mukareba, mukumva ijambo ry'Imana uko tuba twarihawe kugira ngo tubitambutse. Rega natwe iyo turaha tugafata umwanya umeze gutya, tukicara ahantu tugashaka ahantu tutabangamira abantu, tukicara, suko twakagombye kujya muri studio nkuko bisanzwe, ahubwo iyo twumvishijwe ritubwira ngo gira icyo uvuga turavuga. Kandi rega bene data, twebwe abakora umurimo w'Imana dufatwa nk'abasazi. Twe twafashwe nk'abasazi ariko twarabyemeye. Ikindi cya kabiri, hari intyoza mu murimo w'Imana, ariko ibyo si byo nshatse kuvugaho. Gusa nzi neza ko buri muntu wese uko yahamagawe ariko agomba gukora umurimo kandi akawukora neza. Igihe cyo guhembwa cyagera tukazahembwa. Hari abazahembwa bagahembwa ibyiza, hari n'abazahembwa bagahembwa ibibi. Ariko uko byagenda kose, tuzi neza ko twese icyo duharanira ari kuzabona ubugingo buhoraho. Kandi nawe nicyo nkwifurije mwene data, nukuri ndagushimira wowe wakoze subscribe n'ubu kandi ukaba ukikora, ukaba ugikora ukireba ibiganiro byacu. Ndagushimira nawe ugiye kuyikora uyu munsi. Nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubana nawe, kandi ahangaha niho tubonera ubutumwa bwiza buri mu byanditswe byera. Rero bene data, mureke mbabwire inshuti zanjye, gusa ikintu maze kubona mu bushakashatsi bwanjye maze gukora, kandi buri muntu wese yiyiziho, nuko mu bantu batatu mu bantu batanu bavuga Imana inshuro zitari munsi y'inshuro 3 nanone. Kuko abantu batatu mu bantu batanu, buri muntu wese aba afite ikigeragezo gituma agomba kuvuga Imana. Kandi ba bantu batatu bagomba kuba urugero rwiza kuri babandi babiri basigaye, kugira ngo Imana nikora ibitangaza kuko bayiyambaje, nabo bazaba ikimenyetso kivuga ngo nyamara bavugaga Imana cya gihe twumva. Rero iyo tuvuga ngo Imana, Umwana, Umwuka Wera, ntago turi abasazi. Nubwo twe tugaragara nk'aho turi abasazi, nubwo hagaragara ko hari inyoza mu murimo, ariko ndagira mbabwiye ngo buri muntu wese yarahamagawe, kandi uko wahamagaye gukora umurimo w'Imana nk'uko wahamagaye kugira ngo kandi nuwusoza neza nshuti yanjye uzahembwa neza rwose. Icyo cyo ndakikurahiriye, icyo cyo kimenye, kandi umenye ko ibihembo by'umukiranutsi birateganyijwe. Ntago Imana ijya igenda mideni ku muntu wayo, ntibibaho. Rero ikinzanya ahangaha muri aka kanya, ni ibisanzwe, ni ukuri nzanywe n'ijambo ry'Imana. Murabizi ko ijambo rya TV inyuraho kuramya no guhimbaza mu buryo bwose, ikanyuraho ivugabutumwa mu buryo bwose, mu kuri no mu mwuka. Rero bene data bakundwa, mu bushobozi bwanjye, mu mbaraga zanjye, iyo mbonye akanya rwose mpita nkakoresha. Nanjye ntago nshobora kubona akanya nk'ubu, mba mbonye akanya nkavuga reka nicare hano mu modoka, kuko aho turi hose tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza. Icyo nicyo kintu rwose nababwira, ntuzatinye. Ntago kuvuga ubutumwa bwiza niyo waba uri muri biro, ushobora gufata umwanya wawe, wa mwanya w'akazi gasoje, ugafata umwanya ukavuga ngo reka mvuge ubutumwa bwiza bw'Imana. Ugafata umwanya wawe, niyo wasoma Bibiliya gusa, ugasoma ukagira umurongo mwiza ugufasha, uwo murongo wonyine gusa ushobora kugukuriraho ibigeragezo byose byari bikugarije. Mureke mbabwire, Bibiliya nibwo buhanuzi, niyo buhanuzi nabonye butavangiye. Bibiliya ni handi usoma ijambo rikagushyigikira, rikagushorera aho Satani yari yateze imitego hose. Ndakubwiza ukuri, iyo usomye kenshi, nk'ubu nanjye ngira amagambo meza njya nkunda gusoma ari muri Zaburi. Ayo magambo iyo mpagurutse ntayasomye, uwo munsi nta mahoro ngira, mpita numva hari ikintu mbura muri njyewe. Nawe nakwifuriza kugira umurongo mwiza muri Bibiliya ugufasha, kugira ngo uzajye ubasha kumva ufite amahoro yo mu mutima, sibyo? Gira Bibiliya ujye uvuga ati byibura iyi vasi runaka iramfasha, iyo ngeze mu ntambara iramfasha, iyo numva ntamerewe neza iramfasha. Rwose mwene data, icyo nakubwira, dukomere ku Mwami Yesu, kandi Yesu wacu aradukunda. Ariko mureke
twe kuba nk'abafarisayo. Kuko hano Yesu arimo aratubwira ku bafarisayo, hari umurongo tugiye gusoma hano muri Matayo ibice 15, Matayo ibice 15, n'ubundi uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku murongo wa 20. Ndumva nshaka ko dusoma aya magambo, kandi umuntu nayatega amatwi rwose aratugira umumaro pe. Mureke mbabwire bene data, igihe kirageze, dore isi imaze kuba indi yindi, isi irimo irahinduka, ntago isi ireba umukire ntireba umukene, ntago isi imbese yashaririye, irimo irasharira buri muntu uwo ari we wese. Ntago ireba umuntu uba muri etaje, ntireba umuntu uba muri nyakatsi, isi yashaririye. Imana irashaka ko tuyegera, Imana irashaka ko tuyitandukanye n'ibigirwamana, Imana irashaka ko tuyikora tutabeshya, Imana irashaka ko niba uri pasiteri wigishe mu kuri no mu mwuka, ntuzaremo amarangamutima n'uburyarya. Ndakubwiza ukuri pe, mwa bantu b'Imana mwe, umuntu wumva iki kiganiro, umuntu wumvira ijambo, ndagira nkubwire ngo uraza gusobanukirwa ngo ese abanyakuri ni bande? Abanyakuri ni bande? Tuzamenya ukuri gute? Ahangaha Yesu yararimo umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Ndagira mbabwire ko muri iyi minsi ya none twibitsemo abafarisayo gusa, kandi bagaragara nk'abavuga ubutumwa bwiza. Ntabwo mvuga ngo ni ba runaka, ariko ndavuga ibiri mu ijambo. Kandi murabibona namwe, ni abantu murabibona hirya no hino. Inyigisho z'ibinyoma zaragwiriye kandi zirabagarirwa zigashyigikirwa, ariko impamvu zishyigikirwa nuko ari inyigisho z'indamu zinda z'isi. Ni inyigisho z'indamu zinda z'isi, ni inyigisho z'abashaka z'abambuzi, z'abadashaka gukora iby'Imana ishaka, ahubwo bashaka gukora iby'inda zabo zishaka. Ni inyigisho z'abashonje, ni inyigisho z'abakeneye kubaho ariko batabaye mu buryo bwiza. Icyo ngicyo cyo tujye tukivugisha n'ukuri. Rero bene data, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe. Kuko mvuze navuga ngo uyu nguyu arimo aravuga ibiki, uyu nguyu arimo ararwanya. Oya, nje ntago ndwanya, ahubwo ndimo ndavuga ibyo Matayo hano muri Matayo ibice 15, ibyo Yesu yararimo ahinyura abigisha inyigisho z'ibinyoma, abigisha ahangaha bari abafarisayo. Abafarisayo murabazi imiterere yabo uko bari bateye, barazaga ugasanga bo barimo barahinyura iby'abandi, ahubwo bo bagashaka gukora ibyabo. Kuko abafarisayo bakoreshwaga n'imyuka mibi, ntago bakoreshwaga n'umwuka w'Imana, kuko bapingaga iby'Imana cyane, kandi bo bakigaragaza nk'abakorera Imana ariko batayikorera. Ahubwo ari kugira ngo babeshye abo mu bihe byashize. Ari nayo mpamvu usanga iyi minsi ya none usanga abigishamana bigisha ibinyoma ariko bakavuga Imana, kandi bakavuga Imana itari muri bo. Dutega amatwi rero twumva ijambo ry'Imana. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari. Baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arabasubiza ati, namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana? Imigenzo yanyu, kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese abwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana. Umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa, ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Basengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati,
nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke, ni abarandatwa. Nimubareke, ni abarandatwa impumyi, kandi nabo ni abarandata impumyi, kandi nabo bahumye. Ariko impumyi iyo irandase, indi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati, dusobanurire uwo mugani. Aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda, ariko kikanyura mu nzira yacyo? Ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, no guheheta, kwiba, no kubeshyera abandi, n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntibihumanya umuntu. Aleluya. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Shimye Imana mu mutima wanjye, shimye Imana ko ari Imana yo kwiringirwa. Mu by'ukuri iri jambo ni ijambo ryateguriwe buri muntu wese uzi neza ko afite aho ahuriye n'ijambo ry'Imana, kandi noneho rikongera rikatubwira twebwe nk'abumva iby'Imana binyuze mu bantu bahamagariwe uwo murimo. Harimo n'abatarahamagaye bihamagaye, ariko abo ngabo bihamagaye nibo bafarisayo mwumva, nibo bahora barwanya umurimo w'Imana, barwanya ivugabutumwa rivugwa, barwanya abavuga ubutumwa bwiza, bababaza ngo muturuka hehe, bababaza ngo abo ngabo bahamagawe nande, ko twebwe twaturutse ahangaha, ese mwebwe mwaturutse hehe? Rero icyo nshaka kubabwira ni kimwe. Hano niho ijambo rivuga ngo ubu bwoko ku 8 ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa. Ijambo rikongera kuvuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi, ngo n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Bivuze ngo ahangaha Yesu arimo kuvuga gutya, barimo bavuga ku bijyanye n'imihango. Murabizi tugira imihango y'amadini, tukagira imihango nyine hakaba abayica, tukavuga ngo dore bisha imihango, vango bariya bari ibingibi kandi ibi ntibyemewe, bariya bakoze ibingibi ibi ntibyemewe. Ariko hano Yesu yabisobanuye neza. Yesu yasobanuye kuri ibi bintu nk'uko abafarisayo bamubazaga, bo babaga bameze nk'abamutega umutego, ariko Yesu we akabasobanurira ukuri, kuko yari akuzi, kandi Imana ariyo data, ariyo se, yari muri we. Hanyuma abafarisayo hano rero urumva abafarisayo baramubazaga, ese ni gute
abantu barya ibyo kurya batajabitse intoki. Mu by'ukuri icyo ntago ari cyo kigenderewe. Yesu arababwira ati ese mwebwe mufite ikibazo cy'abarya batajabitse intoki. Ubwo kujabika twabyitaho gukaraba wenda, sibyo? Ariko ukibaza ngo kuki abantu bahangayikishwe no kutajabika intoki kuruta uko batahangayikishwa n'amagambo bavuga asesereje abagenzi babo. Kuki umuntu ashobora guhangayikishwa no kuryana umwanda ibyo kurya, ariko Yesu arongera ababwira amagambo meza arata. Muranyumva? Yesu arongera ababwira ngo ese nimuzi ko ibyo kurya ngo binyura mu kanwa bikamanuka bikajya aho bikwiye kujya, ngo bikajya naho bisohokera. Ariko arongera ababwira ngo rero ngo ikibi ni igisohoka mu kanwa, urumva ikinjiye ntacyo cyangisha, ariko igisohokamo nicyo kibi. Ngo arongera ababwira neza, urumva Petero yahise amubaza ngo dusobanurire uwo mugani. Yesu arongera ababwira ngo reka hano nongere mpababwire. Baramubaza ngo dusobanurire uwo mugani. Petero niko yabaje Yesu, ngo aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani. Aramubaza ati mbese namwe ntimurajijuka? Ntago murajijuka, twese turi injiji, ariko mu izina rya Yesu tujijuke. Ngo ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda. Muze mwumve, ngo kikanyura mu nzira yacyo, ariko ikiva mu kanwa, question mark aho hantu ako kantu mugatekerezeho, ngo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima. Ibiva mu kanwa byo biva mu mutima. Urumva nyine bisohoka mu mutima bigaseseka ku munwa. Niko bavuga ngo akari ku mutima gasohoka ku munwa. Siko bavuga mu Kinyarwanda. Buri abanyarwanda bari beza cyane, nta mugani w'abanyarwanda bataciye wagira ngo bari kumwe na Salomo. Ngo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye ku mutima, ngo nibyo bihumanya umuntu. Nawe utekereze, wagambiriye kubwira nabo umuntu, wagambiriye kumutraumatiza, uravuga ati giye Rudasingwa ngiye kugenda bitewe n'ubushobozi mfite, ngende muhemukire, muteranye n'abantu. Ako ni akanwa kabivuga, wabitekereje mu mutima wabigambiriye. Nindangiza njyewe ntago ndi butuze ntabonye Rudasingwa ageze mu maboko atari meza. Kubera iki wagambiriye? Yesu nawe yivugira neza ngo rega ntago mubizi mwebwe, ikiri mu mutima nicyo gisohoka mu kanwa, kandi iyo gisohotse mu kanwa cyo kirahumanya, ariko ikinjira mu nda ntigihumanya. Haleluya! Imana mu ijuru iduhana umugisha. Ngo kuko umutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ese mwabyumvishe bene data? Ese iri jambo mwaryumvishe neza? Ndizera ko mwabyumvishe, ndizera ko we wiyumvishe, ndizera ko nawe wiyumvishe, ndizera ko buri muntu wese wagenderaga mu nzira atarasobanukirwa neza abimenye. Ikisohoka mu kanwa nicyo kibi. Bantu b'Imana, mureke dukontorore imitima yacu, mureke dukontorore iminwa yacu, ariko ibyo kurya murye kandi ibyo kunywa munywe, ariko ibihumanya bya mbere Yesu yavuze ni ibituruka mu kanwa kacu, ntago ari ibyinjira mu kanwa kacu. Ariko inyigisho batwigisha muri iyi minsi ni inyigisho z'indamu z'iby'isi, ni inyigisho za ntibindeba, ni inyigisho za mukora ibyo mushaka, ariko muzane twebwe ibyo dushaka. Mwabyumvise? Hano rero Yesu yararimo ahinyura imyigishirize y'abo bantu, kuko biri hano ibavugamo nk'abafarisayo, kandi koko nibo batubanjirije, nibo bagitera ba byose, nibo babyicaga bigacika, nibo bahoraga umugambi w'Imana, kuko wari muri Yesu Kristo. Yesu ubundi ngiye ntekereza ko Yesu aza mu isi, cyangwa se Yesu akimara kuza kuducungura, yaraboneye akaga ku bafarisayo. Abafarisayo buriya ngewe Mana yanjye mbona abafarisayo benshi cyane muri iyi si, mbona abafarisayo benshi cyane mu madini, mbona abafarisayo benshi cyane mu bavuga butumwa, mbona abafarisayo benshi cyane mu miryango, mbona abafarisayo, mbese abantu benshi
bigize indakoreka, ariko aba bantu babayeho no kuva na kera ntibakabatera ubwoba. Ahubwo mureke dushikame ku mwami Yesu, mureke dushikame ku Mana yacu, mureke dusenge mu kuri no mu mwuka, mureke twegere Imana yacu bucece, mureke tuyibwire, mureke dusome ijambo ry'Imana. Ufate Bibiliya yawe, ufate umwanya muto wo kuyisoma nk'uyu Imana ibimpaye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Umwami Yesu rero aduhana umugisha. Rero ndabashimiye bene data nshuti bakundwa kubwira ijambo ryari riri ku mutima wanjye kugira ngo ndisangize isi yose, ndisangize abanyarwanda, ndisangize uwumva ikinyarwanda wese, ndetse n'utacyumva nawe ndabizi neza ko atabura kumva cyangwa se ngo abure n'umusobanurira. Rero umwami Yesu akomeze kubana namwe, ndabakunda kandi kubw'ubuntu bw'Imana turi kumwe, tuzakomeza Imana igiduha ijambo ryayo kugira ngo tubashe kurisangira. Rero mureke nubwo twatangiye tudasenga, ariko mureke dusoze dusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tugushimiye kubwira ijambo ryawe, urishyigikire kandi ubashe kudusobanurira, ubashe kutwereka abafarisayo nyabo, kujya mwami nitukajye tugendana nabo, ubashe kutwereka abavuga ijambo ryawe by'ukuri. Kandi Mana turakwinginze ngo urinde imitima yacu, kuko twamaze gusobanukirwa ko ariyo ivamo ibibi, kugira ngo kandi ibyo bibi akaba ibyo bihumanya imitima y'abandi. Uwiteka Nyiringabo Imana rero bana natwe kandi ukomeze kuturindira igihugu, ukomeze kurinda imiryango yacu, ukomeze kurinda itorero ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umwami Yesu abane namwe, ndabakunda cyane, amen.